Yesu yari ari he igihe Satani yahindukaga? Ese yari ari kubireba? Ese yarabibonaga? Ese yari acecetse cyangwa yari arimo arategura umusaraba? Ese biramutse intambara yabaye mu ijuru itaratangijwe no kwigumura kwa Satani, ahubwo ikaba yarahishuye ikintu gikomeye kuri Yesu abantu benshi batigeze bamenya? Ese biramutse mbere y'uko umuntu agwa na mbere y'uko imfatiro z'isi zishingwa, Yesu yari ahagaze amaso ku yandi ahanganye n'ubugambanyi bukabije ijuru ryari kubona? Iyi ntabwo ari inkuru y'ubugambanyi no kwigumura, ahubwo iki ni cyo gihe isanzure ryabonye ibitabonywa. Niba rero ukunda ibyanditswe byo muri Bibiliya ndetse no kubicukumbura, fata isegonda rimwe ukande like na subscribe kugira ngo udacikwa n'ibiri bikurikire. Iyi ni Bman Entertainment. Mbere y'icyaha, mbere y'igihe nk'uko tukizi, hariho icyubahiro n'ikuzo. Ijuru ntiryari ubwami bw'Uwiteka gusa, ahubwo ryari igitangaza byuzuyemo ubwiza budasanzwe. Umva ibi, aho urumuri rw'Uwiteka rudasanzwe rwamurikiraga buri kimwe. Amajwi y'abamarayika yaririmbaga ubudasiba. Ubumwe budasanzwe hagati y'ubutatu bwera cyangwa se ubutatu butagatifu bitewe n'uko ubyizera. Hari amahoro adasanzwe, adashira kandi aganje. Hagati rero hari ijambo cyangwa se Yesu Kristo. Ibi tubisanga muri Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa mbere. Habivuga neza hagira hati: mbere na mbere hariho jambo, jambo we yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Uburetse gato kugira ngo tubyumve neza. Yesu ntiyaremwe nta nubwo yaje nyuma, ahubwo yahoranye na Data ndetse nk'Imana. Mbere y'uko umuntu aremwa, Yesu yahoranye n'Imana mu bumwe budasanzwe. Ngaho ibaze nawe, niba Yesu yarahoranye n'Imana hariya, ni iki yabonye igihe umutima wa Rusoferi wahindukaga? Reka tuvuge kuri Rusoferi. Uyu ntiyahoze ari umumarayika mubi. Muri Ezekiyeli ibice byaho 28 amugereranya n'umwami w'i Tiro, avuga ko yahoze ari umwami utunganye rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza. Yahoze muri Edeni muri ya ngobyi y'Imana, ndetse imyambaro yose yambaraga yari amabuye y'igiciro cyinshi cyane. Avuga ko yari umukerubi utwikira kandi ko yagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Ibaze nawe, ugenda hagati y'umuriro w'Uwiteka ariko ntugukongore cyangwa se ngo ushye. Byari byiza cyane bihebuje, ariko mu kanya gato ubwibone bwarabihinduye. Ibi tubisanga muri Yesaya ibice byaho 14 umurongo wawo wa 13 kugeza ku wa 14. Waribwiraga uti nzazamuka njye mu ijuru muzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka renga aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ibyo nta handi Satani yabivugiraga cyangwa se Rusoferi, ni kure cyane mu mutima we. Rusoferi yumvaga ko ashobora gusimbura Iyamuremye. Ariko reka twibaze, Yesu yari he igihe ubwo bwibone bwose bwuzuraga umutima wa Rusoferi? Ese yarebaga Rusoferi atekereza izo ntekerezo ze mbi? Ese yari afite agahinda mu mutima we? Ese Yesu umwami w'amahoro yaba yarumvishe uko guhinda? Abantu benshi twumva Yesu muri iyi nkuru n'isezerano rishya, ariko nawe yabaye muri iriya ntambara mbere y'uko hagira n'inyajwi n'imwe yandikwa mu gitabo cya Bibiliya. Ese Yesu yaba yarabonye ikiremwa kidasanzwe we yiremeye, uyu mukerubi, ahinduka umwanzi we w'ahazaza ariko ntamurimbure? Kubera iki? Reka icyo kibazo cyuzure ubwenge bwawe. Ni ukubera iki Imana, ni ukubera iki Yesu ataciye Rusoferi umunsi atangiraho kugira intekerezo mbi? Ese byashoboka ko urukundo nyakuri rwemerera amahitamo, nubwo ayo mahitamo yaba ay'ubugambanyi? Ibaze ijuru ryuzuyemo ubwiza no gukiranuka, aho agatekerezo gato kabi gasa nk'akadashoboka, mu kanya gato rijemo intambara z'urudaca nk'uko umuyaga uhuha ku nyanja. Amakimbirane n'urwikekwe biratangira mu bamarayika, urujijo rufata intebe. Intambara iratangira, si intambara y'intwaro ahubwo ni intambara y'imitima yera. Hagati yayo rero Rusoferi, umwiza bihebuje, umuyobozi w'abaramyi mu ngoro y'Uwiteka, yatangiye yibaza ku miterere y'ijuru. Kuki Imana yicara hariya? Kuki twe tuyiramya? Ntiyavuze ku mugaragaro cyangwa se mu mujinya, ahubwo nyine ibibazo biri aho gusa. Tekereza kuri ibi,
Mu byahishuwe ibice byaho 12 umurongo wawo wa 7 havuga ibintu bitangaje cyane. Mu ijuru habaho intambara, Mikayire n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Intambara mu ijuru. Ayo magambo atatu reka agire icyo adusigira, kuko avuga ikintu kinini cyane kandi kidasanzwe. No muri paradizo hari amahitamo, kandi Yesu yarabibonaga, cyangwa se Yesu yarabirebaga, kuko Satani atigumuye ku ijuru, ahubwo yigumuye ku mwana, ndavuga Yesu Kristo. Nta nubwo tujya tubitekereza muri ubu buryo, ariko biri hariya bihishe mu nyandiko. Rusoferi yashakaga intebe, none ninde wari wicaye kuri iyo ntebe? Ninde wicaraga iruhande rw'Imana? Yesu Kristo. Iri ntiryari ishyari risanzwe. Rusoferi ntiyashakaga kurimbura ijuru, ahubwo yashakaga gusimbura Yesu. Ngaho ibaze, uri umwami, haramutse hari umuntu ushaka kugukura ku ngoma, akagukura mu rugo rwawe, agasenya byose byawe, ese wabigenza ute? Ese warwana? Wasakuza se? Wahita umurimbura se? Muri ibyo byose Yesu nta na kimwe yakoze. Aha rero niho bikomerera. Yaretse kwigumura bibaho, yahaye Rusoferi umwanya, bituma 1/3 cy'abamarayika bamukurikira ari umushukanyi. Yesu ntiyarakaye, yarabiretse biraba. Kubera iki? Kubera ko urukundo nyakuri rudahatiriza, kandi ubutabera nyabwo butihutishwa. Ese wakwibaza uko byari kugenda? Ibaze nawe uhagarara mu rumuri rwera, ureba abo waremye, abo wakunze bahita mu mwijima, warangiza ugaceceka. Hari agahinda muri uko guceceka. Mu byahishuwe ibice byaho 13 hita Yesu umwana w'intama watambwe mbere y'iremwa ry'isi. Ibi bigaragaza ko umwana w'intama Yesu Kristo yatambwe mbere y'uko isi ubwayiremwa, mbere y'uko Adamu na Eva babaho, na mbere y'uko ya nzoka igendagenda muri Edeni. Bisobanuye ko igihe Rusoferi yigumuraga mu ijuru, Yesu yari abizi neza. Yari azi aho bizagarukira, yari azi icyo bizamusaba, yari azi ko umugambi wo gucungura umusaba kuzafata umusaraba, ariko yarabiretse biraba. Yaretse imyigaragambyo y'imyivumbagatanyo, ifata intebe, ifata umwanya wayo, iraba. Kubera ko urukundo adufitiye ndetse no kwihanganira Rusoferi bitari kuruta amahitamo. Hano hari ikintu gishobora kugutungura. Ese urugamba Yesu Kristo yarwanye ruramutse rutari urw'umuriro, rwari urwo kwifata? Muri uko kwifata akaba yaragaragaje ikintu kidasanzwe ku Mana abamarayika bose batatekerezaga: imbabazi. Tekereza kuri ibi, igihe intambara yari irangiye, ijuru ryari rikimeze uko ryahoze. Amahoro yari aririmo ntiyari amaze gushira, ahubwo hari ikintu kibura. 1/3 cy'abamarayika bari bamaze kugenda. Hagati yawo Satani, uwahoze aririmbira ijuru, ubu yari ari gutwikwa n'umutima wuzuye kwihorera. Igitangaje kurushaho nuko rero Yesu yamubonye agwa. Ibi tubisanga muri Luka ibice 10 umurongo wawo wa 8. Yesu yavuze ko yabonye Satani amanuka asa n'umurabyo. Reka tubivugeho. Nigeze avuga ngo marayika Mikayire yamubonye, nigeze avuga ko data yamwirukanye, ahubwo yavuze ko yamubonye. Umwana w'Imana yabibonye biba, kandi ushobora kumva imbaraga yabivuganye. Yabivuze mu mujinya, ahubwo mu ijwi rituje. Uku si kwari ukugwa k'umumarayika ukomeye, ahubwo kwari ukugwa k'uwamuhoze iruhande, uwo yiremeye, uwo yakunze. Ibaze nawe ubuze wa muntu wakundaga adapfuye, ahubwo akugambaniye. Birumvikana ko uzagira agahinda gakomeye, nta nubwo gahashira vuba, ahubwo gacukura urwobo mu mutima wawe rurerure. Ngaho ibaze kugira ako gahinda, ariko nanone ugifite urukundo rudashira. Uwo ni wo mutwaro Yesu yari yikoreye icyo gihe. Akenshi abantu bavuga uko Satani yiyumvaga ubwo yirukwanagwa mu ijuru, bakita ku mujinya afite. Ariko se wigeze wibaza uko Yesu we yiyumvaga? Yiyumvaga ate nyuma y'ibyo byose? Kuko intambara nyuma y'uko Satani aguye avuye mu ijuru itari irangiye, ahubwo yari ihinduye amerekezo. Satani yarirukanywe, ariko umujinya we wariyongereye. Yesu yari abizi ko urugamba rukurikira rutari kubera mu ijuru, ahubwo muri Edeni.
aho abantu babiri b'inzirakarengane batari bafite igitekerezo cy'ibiri kuba bagendagendaga mu ntambara batazi uko yatangiye, kandi nabyo Yesu yari kubihagarika kubera ko yari afite umugambi uruta kure cyane ibitekerezo bya Sekibi. Umugambi wavutse atari kubw'ubwoba cyangwa se guhatirizwa, ahubwo waturutse mu rukundo. Noneho ndakeka wabyumvise. Buri gihe iyo umwijima uje, Yesu ntajya ahinda umushyitsi kuko aba areba kure yawo. Muri kino gihe rero, igihe rusoferi yagwaga mu murabyo, Yesu ntiyazamuye ikiganza cye, ntiyasakuje uje kwihorera, ahubwo yaramuretse aramanuka, kuko yari azi ko uburyo bwonyine bwo kunesha umwijima ari ukuwureka ukigaragaza wose, ukagaragaza ibibi byose ushoboye, yarangiza nawe akagaragara. Ibi rero nibyo bituma ino nkuru ikomera cyane. Yesu ntiyasubizanyije umujinya, ahubwo yaratuje. Muri uko gutuza harimo gucungurwa. Reka tujye muri Edeni. Ni heza, inyoni ziraririmba, imigezi iratemba, byose biruzuye, nta gihumanye gihari. Adamu na Eva barishimye, ariko hari ubareba. Uwahoze mu ijuru, uwahanutse, rusoferi, ubu ngubu yari ageze muri Edeni. Ntiyinjiranye umujinya cyangwa se umuriro n'urwango, ahubwo yazanye ikibazo. Aha rero niho tugiye gusobanukirwa. Yesu ibyo yari abizi, yaramubonaga igihe yinjiraga, yari azi ibyari bigiye kuba, ariko ntiyabihagaritse. Reka tugendagende gahoro gahoro muri uno mwanya. Ni Itangiriro, ibice byawo 3, umurongo waho wa mbere, umva uko havuga. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Aha rero Satani ntiyigize ategeka, yaramubajije. Eva nawe arabyumva. Ibi ntibyari urubuto gusa, ahubwo byari igerageza ku Mana, ubwiza bwayo, ku ijambo ryayo. Ngaho tekereza gato. Yesu, jambo wambaye umubiri, we jambo ryavuze rirema byose, yagendanaga na Data. Muri iyi nkuru burya yari arimo, ntiyabiziye n'i Betelehemu, ahubwo yabihozemo. Yarabirebaga igihe Satani yinjiraga ikiremwa muntu. Wakwibaza uko ibyo byaba bimeze, kureba abo ukunda waremye umukungugu, ukabaha umwuka wawe, bakabaho n'uwaguhoza iruhande aririmbira imbere y'intebe yawe, ukaba waramenye ko azagwa, ariko ugakomeza ugaceceka. Kubera iki? Kubera iki Yesu wari uzi igiciro cyabyo yabiretse biraba? Kubera ko urukundo rugomba gutanga umwanya wo guhitamo, niyo byaba bibabaza umutima. Imana ntiyashakaga ibipupe, yashakaga abahungu n'abakobwa. Ibyo Yesu yari abizi rero. Iyo ahagarika ikiganza cya Eva, agakura urubuto mu kanwa ka Adamu, yari kuba atsinze, abonye icyubahiro, ariko nanone abuze urukundo. Niyo mpamvu yategereje, arabireba, urubuto rumaze kuribwa, ntiyigeze asakuza mu mujinya, ahubwo yinjiranye ubuntu budasanzwe. Mu Itangiriro, ibice 3, umurongo w'8, niho habivuga neza cyane. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana. Wumve neza, ntibumvise inkuba zikubita cyangwa umuriro utwika, ahubwo imirindi, ijwi ry'ibirenge bigenda. Ese ntiyari Yesu wagendagendaga hano? Abanditsi n'abanyamateka benshi bizera ko Imana yagendaga muri Edeni yari ishusho mbonera ya Yesu. Jambo w'Imana mu mubiri yaje abasanga, ntiyazanye inkota, ahubwo yarababajije, muri he? Si uko atari abizi, ahubwo yashakaga ko babimenya. Yashakaga ko Adamu yumva ubwoba bwe, Eva akumva igisebo cye. Nigeze asakuza ababaza, umwakoze ibiki? Ahubwo yarababajije gake, atuje. Ninde wababwiye ko mwambaye ubusa? Aha ngaha rero turongera tukabona wa mutima we, ntiyabakubise, ahubwo yarabambitse. Nibyo koko, urubanza rwagombaga kuba. Inzoka yari igihari, amababi yari akigwa, akayaga kagihuha. Yesu rero yahise atangiza intambara kuri Satani ku mugaragaro.
atari iy'ingabo cyangwa se abasirikare, ahubwo y'isezerano ko hari umwana uzavuka, uwo mwana akazahindura ibintu byose. Bitekerezeho, Yesu yabonye Satani abeshya, Yesu yabonye ikiremwamuntu kigwa, Yesu yabonye paradizo icikamo ibice, aho guhunga yahisemo kuza muri ubwo buribwe bwacu, kuko atigeze aza guhagarika ya nzoka, ahubwo yaje gutabara abamwumvira. Nitwe yaje kureba. Reka nkubaze akantu, ese wigeze wumva byararangiye? Ndavuga waragiye kure ye mutagicana uwaka. Wibuke ko Yesu yabonye Adamu agwa, ntiyigeze ahunga, yaje amusanga. Ubu twasobanukiwe ko Yesu rero yahahoze, atari uwo mu isezerano rishya gusa, yahozeho acecetse. Mu kugwa rero yigize aconcomera Satani, ahubwo yari ari kubihindura bishya. Wa Yesu wahozeho mbere na mbere, mbere y'ifatiro z'isi, niwe rero ugihagararanye nawe uyu munsi. Abona intambara zawe zose, yumva ibibazo byawe byose, azi uburibwe bwawe bwose, kandi intsinzi yawe yarayanditse. Kuko iyi nkuru itari iy'iby'inzoka yashatse kurimbura, ahubwo ni iy'uko umwana w'intama yatsinze. Niba rero ino video yagukoze ku mutima, bigatuma wumva mu mutima wawe Yesu kurushaho, dufashe rero gukwirakwiza ukuri, ukande like, niba utakanze subscribe ntiwibagirwe, kugira ngo utazacikwa n'urugendo rutaha. Kandi ikirenze kuri ibyo, uyisangize umuntu wumva ushaka kwibutsa, kuko atari wenyine mu ntambara. Yesu yarabibonye byose.